Yes, reka tubashimire mwese abakunda kudukurikira mwese abakunzi b'umusaraba wa Kristo. Ndagira ngo mbabwire ko uyu ari umwanya mwiza wo kugira ngo tubasuhuze, tubabwire ngo mpande murimo zose, haba ari hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, reka tuvuge ngo Imana ibishimire. Mbonye no kubwira abari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe bitaboroheye, babwire ngo nimwihangane, Uwiteka azabarengera kandi ijuru duhamagara ni ukuri. Turaryinginga ngo ribishimishe ibyishimo bingana n'iminsi mwababarijwemo. Ijambo rikomeye nkunda kubwira abantu ni ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura rero, hari igihe uzacana nawe wake, hari igihe nawe impundu zizavuga iwanyu, hari igihe impundu zizavuga, kuko Imana yacu ntirenganya, Imana yacu ntirenganya. Rero nagira ngo nkubwire ngo ukomere kandi uhumure. Tuje rero kugira ngo tuganire namwe umwanya nk'uyu dusanzwe tuganira, ariko tubwire ngo akenshi iyo tuje gutya tuba tuzanywe n'amakuru y'ibintu bidasanzwe, ibintu bishyashya, ibyo tumenye namwe dukwiye kubamenyesha, kuko twebwe turi abakozi b'Imana ndetse n'ibyo tuvuga biba bigendereye kuvuga ku murimo w'Imana. Tuvuga ijambo ry'Imana, tuvuga inkuru zigamije cyangwa zihura n'ibya Kristo, dutanga impuguro zijyanye n'iby'iyobokamana, yewe n'ibindi twabikora, ariko ibyo dufokasingaho cyane cyangwa se twibandaho ni impamvu z'umurimo w'Imana. Rero ndagira ngo mbabwire ko ikintu kinzanye ni ukubwira abantu ngo abantu ntibakuke umutima kubera ibihe n'ibyo turimo, ngo hagire uwo bijyana kure yumve ahari adahagaze neza mu mwanya we, no, ahubwo umuntu wese abe mu mwanya wo gusenga. Kureba hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bavuga bati noneho gusenga ni ikibazo, ariko nagira ngo mbwire abantu ngo gusenga si ikibazo, kandi umuntu w'Imana ikintu cya mbere yiyambaza muri situasiyo iyo ari yo yose, situasiyo nziza, situasiyo imugoye, situasiyo mbi, ndetse ahantu hose aho ufite gushidikanya cyangwa se kumva hari ikintu kikubangamiye, ijambo ry'Imana niko rivuga numva ari muri Yakobo, ravuga ngo icyo gihe kibaye umuntu akwiye gusenga. Rero nongere mbwira abakunzi b'umusaraba wa Kristo ngo umwanya wacu no gusenga, inshingano dufite no gusenga, ibyo tugomba gukora no gusenga, nta kindi twigeze tubona gisimbura gusenga. Ikindi nababwira kandi nkabasobanurira ni uko nifuza ko umuntu wese muri mwe ahantu ari, aho uri, usengera umurimo w'Imana, usengera umurimo w'Imana. Ikintu gikomeye rero kituzanye kuri uyu mwanya ni ukuganira cyane ku mpinduka zaraye zabaye ejo mu itorero rya ADEPR, aho itorero ryakoze inama muri Dove Hotel, abashumba ndetse umushumba mukuru n'abakorana nawe, umushumba w'ururembo, abashumba b'amaparuwasi, bari kwiga ku bintu byitwa impinduka ku bigendanye no kubahiriza aya mabwiriza mashya, cyangwa se yaje yiyongera ku yandi yari ahasanzwe ikigo cy'imiyoborere RGB cyabashije gusohora ku itariki ndumva ari ku itariki 7. Nagira ngo rero tubwire abantu ko ADEPR yamaze gutegura uburyo ki iri buhuze imidugudu cyangwa se amatorero. Bivuze iki? Biravuze ngo abantu bo mu itorero ADEPR tubasabe gusenga, mwegere Imana musenge, kugira ngo hatagira uwo biza kujyana mu wundi mwanya, ahubwo mufate umwanya wo gusenga, kuko gusenga gukemura ibintu byinshi, gusenga bikemura ibintu byinshi. Ariko izo mpinduka, icya mbere cyari gihari ni uko hagomba kugira amatorero ahuzwa, ndetse narababwiye ubwashize ngo n'amaparuwasi azagabanywa, amaparuwasi agiye kugabanywa nayo amanuke cyane, ave kuri uriya mubare cyane amanuke. Ibyo rero biravuze ngo hari abantu benshi mwabonaga ari abayobozi mu minsi mikeya bazaba batakiyoboye. Ariko nanone nkavuga ngo igihari gikomeye si icyo, igihari ahubwo gikomeye ni ukumenya ngo izi mpinduka ndazitwaramo.
bantu b'Imana kandi bene data, nagira mbabwire ngo izo mpinduka nk'uko turi kubivuga, umushumba umukuru w'itorero ADPR Senior Pastor Ndayizeye Isaie n'abo bayoborana bakoze inama ejo kuwa gatanu tariki 14 igamije kuganira ku kintu kijyanye no guhuza ayo matorero, kureba cyane ku bantu bashobora kuyobora amatorero bafite niveau ya A0. Ibyo rero byabayeho kandi bifatirwa umwanya munini. Cyambere batekereza ko amatorero akwiye kurebwaho cyane cyane akora, bikareba ko yahuzwa n'ayandi adakora kugira ngo abo bakristo basengere hamwe. Birashoboka ko waragize ishyaka ku murimo w'Imana kuri iryo torero ryawe. Abantu benshi bahise bavuga bati ubu nta kundi, bagiye gutangira bagurisha isengero. Ibyo ntago njyewe ndi bubivugeho none kuko bizagira igihe cyabyo, nabwo nitubimenya tuzaba amakuru ayo tubaha nayo tuba twizeye kandi twakurikiranye. Ndagira ngo rero mbabwire ngo umuntu wese usengera muri ADPR turamusaba kugira ngo aya makuru uyakurikire neza, kugira ngo umenye uko uhagarara mu bintu ndetse umenye n'ibyo usengera. Nuko twakomeje tubivuga rero, abantu bagiye guhuza amatorero, bagiye kuyahuza, ndetse ibyo nibirangira amaparuwasi azamanuka cyane azamanuka cyane kuko ibyo byagiye birebwaho, ndetse no guhuza n'icyo amabwiriza avuga, isengero nkeya mu murenge. Muri make ibyo byose ni imwe mu mpamvu zarebweho kandi cyane. Hanyuma byaje kwigwaho cyane, bavuga ko icyaba cyiza ari uko ayo matorero amwe n'amwe yahuzwa noneho agakorera hamwe kugira ngo bigende neza. Mbone rero kukubwira mwene data, wowe uri kunkurikira, uri kunyumva, birashoboka ko ukunda itorero rya ADPR cyangwa uri umunyetorero wa ADPR. Njyewe icyambere nakwisabira no gusenga. Cya kabiri nakubwira nukuba maso. Ibi nk'ibi ngibi bijya bituma abantu batarara bakajya mu bintu byinshi, rimwe na rimwe bakarekura Imana bamenye, bakarekura ubuntu bw'Imana, bakarekura. Ndeka mbone no kubwira abantu bose badukurikiye ngo nukuri ibi bihe turimo ni ibihe abantu benshi bishobora gutuma abantu bava mu mwanya bari barimo, umwanya wo gukunda Imana, umwanya wo kubana n'Imana, umwanya wo kwegerana n'Imana, umwanya wo gukorana n'Imana, umwanya wo kuvugana nayo. Abantu benshi bazabivamo, nibamara kubivamo, nibarangiza bagiye mu bidafite umumaro. Kubera iki? Iki gihe kirimo gushungura benshi, aho usanga abantu bavuga bati n'ubundi abantu batuyoboraga ni mu y'amatorero n'iki, n'ubundi mwakoze. Nagiye mbona amakomenti, mwakoze kudukiza ibisambo, bagaterura amafoto y'abashumba bazwi ndetse batunaziho ubunyangamugayo, bagashyira hariya bati mwakoze kudukiza ibisambo. Sikibaza ngo uyu mushumba ko nzi ko ari umuntu w'Imana ufite ubuhamya bwiza ndetse no muri sosiyete, abaye igisambo gute? Rero aho niho nabwira abantu ngo mwirinde hatagira uza kugwa mu mutego, ahubwo umuntu w'Imana uzi ubwenge yasenga. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga ngo nicyo gituma umuntu wese uzi ubwenge mu gihe gisa n'icyo yakwicecekera, ubundi aganga amaso mu ijuru. Ijambo ry'Imana rindi rikavuga ngo kandi kure y'induru z'abasana aba ariho ujya uvugira iby'amahoro byawe. Rero nsabe abantu b'Imana, mujye kure y'induru, mujye kure y'urusaku, mujye kure y'amagambo, mujye kure y'ibidafite umumaro, mujye kure y'ibibatuma abantu bagira akajagari, mujye kure y'ibibarangaza, mujye kure y'ibibatuma mudakora inshingano mwari mukwiye gukora. Mujye kure ndabinginze, ndabahendahenze bantu b'Imana, nshuti z'umusaraba wa Kristo, mujye kure. Nongere mvuge ngo mujye kure y'urusaku, mujye kure y'amagambo, mujye kure ibyatuma murekura ineza y'Imana, mujye kure ibyatuma murekura iby'agakiza, mujye kure. Nongere subiremo ngo mujye kure. Kubera iki? Impamvu mvuze ngo mujye kure, kure ni ukuvuga ngo ni ukwitaza ibitari ngombwa, ibyatuma ubugingo bwawe bwangirika. Reka tuvugire iri jambo ahangaha. Abantu b'Imana
bazi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ibihe nk'ibi Bibiliya hari ikibivugaho kandi hari ibyahanuwe tugomba kubaha tukanabiha agaciro. None rero nshuti z'umusaraba, ugeze mu gihe gikomeye, igihe cyo gufata ibyahanuwe ukabihuza n'ibihe uri gucamo. None urabigenza ute nutaza kumenya icyo Imana igushakaho, nutaza kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe? Yego, ndagira ngo nsabe abantu bose kuba maso no kubera maso umurimo w'Imana. Ahangaha icyo navuga kandi ntabura kubwira abantu abakunzi badukurikira, bene data bo dusangira umunsi ku munsi tubana muri uru rugendo rw'ijambo ry'Imana hano kuri Mose TV, nagira ngo mbwire ngo ni ukuri, woweho wahisemo kubana natwe, wowe wahisemo gukurikira ijambo ry'Imana kuri Mose TV, nkwingingire kugira ngo ni ukuri wowe ube maso, usenge kandi ijambo ry'Imana wamenye rigume muri wowe. Hanyuma rero bashyizeho iyo gahunda yo kuvuga ngo bahuze amatorero kabiri. Birumvikana hari abantu benshi bagiye kwicara bandi. Gatatu, amaparuwasi azagabanuka cyane, nubwo icyo batakibanza cyangwa base n'abakigaragaza, ariko icyo kirahari kandi gifite imbaraga, kizakorwa ndetse n'umwete. Amaparuwasi azagabanywa rwose, ubimenye. Icya gatatu nuko hagiye kurobanurwa cyangwa se kureba abantu bafite nivo ya A0 kugira ngo basengerwe, noneho bahagarare mu mwanya, kuko hari abantu benshi bayoboraga amatorero batari bafite nivo yo kuyayobora. Abo rero bagiye gusimburwa n'abantu babyigiye, babifitiye impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi. Ibyo ntabwo twabura kubibabwira nshuti z'umusaraba wa Yesu, kuko bagiye batangira kugabanya abo bantu, ahubwo bafate abantu bitewe n'inzego barimo n'ibyiciro byabo, abize bafite nivo ndetse n'abize teolojiya bafite nivo mu iyobokamana. Abo rero nibo bagiye gusengerwa, kandi hazabonerwaho no gusengerwa b'abagore, cyangwa se cya cyiciro cy'abagore kimaze iminsi tuvuga ngo itorero rya ADEPR rigiye gusengera abagore. Abantu benshi bamwe bakavuga ngo ntibizaba, abandi ngo bizaba, abandi ngo, ariko ngewe nababwiye ngo umuntu wese witwa umukristo siritu usengera mu itorero, cyangwa se especially abasengera mu itorero rya ADEPR, ndabasaba kugira ngo mufate umwanya wo gusenga no kwinginga Imana. Kwinginga no gusenga bizagira umumaro kuri wowe, bizafasha itorero, bizafasha ndetse n'umurimo w'Imana. Murakoze cyane, ndabizi neza ko muradukurikira, mutwumva, kandi iyo tuvuga mubiha agaciro. Ndagira ngo rero mbingingire kugira ngo ni ukuri, hamwe no gusenga no kwinginga Imana, tubane muri uwo mwanya, tubane mu gihe nk'iki cyo gusenga, dusengera umurimo w'Imana, dusengera itorero ry'Imana, duhendahendera Imana umurimo wayo, kandi nawe ni ukuri nturangare. Rero ikindi ni uko hari abantu bazakurwa mu mujyi bakajya kuyobora mu cyaro, kubera ko mu cyaro hatazabonekayo abantu benshi bafite iyo nivo yo kuyobora ayo matorero. Ibyo bintu byose ni ibintu bihari kandi bisa n'ibigoranye. Ikindi ni uko bisa naho byafashe indi ntera. Ikindi nababwira ngo hari amatorero ari gusubirwamo n'ubu tuvugana, ari kugenda ahagarikwa. Mbibutse ko hari n'itorero ndetse rya Galilaya bivugwa ko ryaba ryahagaritswe kandi ryari rimaze igihe rikora. Ibyo rero nagira ngo nsabe abantu mwese nk'abantu b'Imana, mugerageze gusenga, musengere umurimo w'Imana, musengere itorero ry'Imana, musengere amatorero, musengere abashumba. Reka mbone no kubwira abantu mwese mubasha kumva ijambo ry'Imana, abo tubana umunsi ku munsi umwanya w'ijambo ry'Imana, mbabwire ngo ni ukuri muri abantu b'Imana, turabakunda, ariko namwe mudufashe mu kwinginga no gusenga. Kubera iyihe mpamvu? Turamutse duhuye n'ikigeragezo tugasanga abakristo bararwaye tukabatererana, ntabwo twabatora abashumba. Rero namwe nk'abakristo mu rugamba tubona bitoroshye rwo kurwana izo ntambara zose n'ibyo bigeragezo bimwe na bimwe, reka mvuge ngo izo mpinduka, impamvu bibaye ibigeragezo nuko
ntago bari babyiteze. Ikintu cyose kije gishobora gukura mu mwanya umwe kikakujyana mu wundi, burya kiba kikugerageje, kabone nubwo cyaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ikintu cyose kije kikagira uko gishobora gukora ku marangamutima yawe, byanga bikunda kiba kikugerageje. Nagira ngo rero mbwire abakristo ngo si umwanya wo gutererana umurimo w'Imana, si umwanya wo gutererana itorero ry'Imana, si umwanya wo gutererana abashumba, si umwanya wo gutera amabuye abashumba, ni umwanya wo gusenga, kubera ko nimudasenga ngo mube maso biraza kurangira n'uwari umunyembaraga agiriyemo ikibazo. Kandi reka nkubwire ngo Imana ihagarare mu murimo wayo mu buryo umwe n'ubundi, kugira ngo iramire umurimo wayo, iramire abera, iramire abantu b'Imana. Nshuti y'umusaraba, nshuti yanjye, nshuti tubana, abo tubana umunsi ku munsi, umuntu uzi neza ko tubana mu ijambo ry'Imana, abo tubana mu mwanya wo gusenga, abo tubana mu bihe byiza, abo tubana kuri Mos TV, abo tubana mu gihe gisa n'iki, ndabasaba gusenga utitaye ngo ndi mu itorero riniri, itorero iryo ari ryo ryose. Fata umwanya wo gusenga, cyane ko aya mabwiriza ndetse asohotse azamara umwaka abantu barimo kwitoza cyangwa kwimenyereza kuyakoreramo, nibwo leta izatangira gukonsidera ko agiye gutangira gukorwa, no kugira ngo bafatire ibihano abatazayubahiriza. Mbibutse ko uko byagenda kose, hatabayeho gusenga nonaha, hatabayeho kuba maso nonaha, ngo Imana ibigenze neza kugira ngo bitungane, byazarangira ejo n'ejo bundi ugiye kubona ukabona iwanyu mu itorero niho hagonzwe n'iryo bwiriza. Mbibutse ko n'izimpinduka zose ziri kuba biri guturuka kuri aya mabwiriza yose agendaza. Ayo rero uko agendaza, iyo hatabayeho kuba maso kw'abanyetorero n'abakristo ngo habeho gusenga, no kugira ngo abantu bahindure imyumvire n'imitekerereze, babone ko ibintu byahinduye isura, abantu bahindure imyitwarire n'imikorere, birangira umurimo w'Imana ubayeho ikibazo, n'aba bakozi b'Imana bavuga ngo bakuri imbere baguhagaze imbere, bikarangira bibaye ikibazo. Kandi mbibutse ko mu rusengero, mu nzu y'Imana, abantu b'Imana turakeneye ko twasaba serivisi, twakenera byinshi, hari ibintu byinshi wakeneye, nkubwire ngo nta nubwo washobora kuhareka kubera ko ufite inshingano yo kuhaba. Rero mbwira abantu ngo abitorero cyane cyane muri ADPR ndetse n'ayandi matorero, mbabwire ngo nimube maso kandi umurimo w'Imana dukomeze kuwusengera. Reka mbabwire ngo tubifurize kubana natwe no kuba maso, dusoze dusengana, kandi mbwira abantu ngo mukore subscribe, abandi mukore share, like, comment, mujye muduha n'inama n'ibitekerezo, muduha ama-comment, muduhe ama-commentaire, mwandike muri comment, mutubwire uko ibyo bintu mwabyakiriye, ibiganiro tubaha, ndetse mujye mutubwira ayo makuru uko mwayakiriye. Rero Imana ibahe umugisha, ndeka mbifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Nyemera we nanjye dusengana Imana, kubwo uyu murimo w'Imana, dusengere umurimo kandi dusengere itorero, dusengere n'igihugu. Mana nziza, turagushimiye, dusengeye umurimo wawe urimo ivugurura n'impinduka nyinshi muri iki gihe cya none. Turabizi neza ko uri mu ijuru, urabizi cyane kuruta abantu, niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo uyu mwanya, izi mpinduka tuvuzeho zibaye muri ADPR zitandukanye, zirimo kugenda hazamo ibintu bitandukanye, ndetse no mu yandi matorero. Hari amatorero benshi ari mu kirere, bamwe ntibazi ngo bazafungurirwa ryari, abandi ntibazi ngo bizagenda gute, abandi ndetse hari n'abakristo bari mu nsengero, none izo nsengero ntabwo zigifite ubuzima gatozi kubera ko zabukuweho, kandi abo bakristo bagomba gusenga. Mana, nohereje umwuka wawe wera amanukire mu Rwanda, amanukire abakristo, bongere bibuke ko bakwiye gusenga kandi ntibacike intege. Ndirukana umwuka w'urucantege, ndirukana umwuka ujagaraza abantu, ndirukana umwuka wose unaniza abantu b'Imana. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, mwuka wera w'Imana namanukire gukora imirimo n'ibitangaza, namanukire kuganza, namanukire gutegeka, namanukire kurema bundi bushya, namanukire guhindura. Oh haleluya, ndagushimiye Yesu, ndagushimiye kugaragara, ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, kandi umwuka wera agakomeza gukorera byose kwiyubahisha. Urakoze cyane kumva gusenga, ikibaro n'ikibi cyawe. Nsengeye abakristo, nsengeye abanyamatorero, nsengeye abashumba b'amadini atandukanye, nsengeye abo muri ADPR by'umwihariko, ndabasengeye kugira ngo izi mpinduka bazihagararemo neza. Nsengeye abakristo bo muri ADPR, nsengeye abari hafi n'abari kure, nsengeye abantu
bawe abamenye izina ryawe ndabasengeye ibi bihe kugira ngo bitagira uwo bivana mu mwanya bikamujyana mu wundi mwanya mu izina rya Yesu ndasenze kandi mvuga ngo umwuka w'Imana akomeze kuganza. Urakoze cyane kuko uri kumwe natwe, icyubahiro n'ikibi cyawe duciye bugufi muri byose. Ngaho rengera umurimo wawe ukomeze gufata, kandi igihugu cyacu turagisengeye, manukire muri iki gihugu cyacu cyagiye mwami kibaho kubw'amasengesho twagiye dusenga, twagiye tukwinginga ukamanuka ugakora. N'uyu munsi wa none uracyakora, turacyari ku mavi yo gusenga, turacyari ku nkiko za mwami z'igihugu dusenga, turakimana igihugu cyacu. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo umanukire no gutunganya ibintu byose kugira ngo bigende neza, hatagira na kimwe kigongana n'ikindi. Tuhaye karibu n'ikaze mwuka wera kugira ngo uganze iteke byose bikumvire mu izina rya Yesu, amen. Yego murakoze cyane, ndabashimiye kandi mwakoze ko mukomeje gutega amatwi. Rero ngo mbabwire ngo uyu mwanya wari umwanya tugeneye kugira ngo tuganire cyane ku mpinduka zabaye muri ADEPR. Inama yakozwe kunaba ibintu biri guhuzwa, amatora agiye guhuzwa, ibintu bimeze ukundi kuntu abantu batatuje kubera ko ari abari mu matorero bayayoboye ndetse n'abari bayayoboye, abari mu maparuwase bose bafite imitima ihagaze, ntabwo batuje, bafite imitima ihagaze, barumva bahari badahari. Muri make turi mu mwanya wo kwinginga ngo Imana igaruke igira ibintu ikora mu murimo wayo, kandi ni ukuri nta nubwo babura kugira umutima uhagaze kuko hari abandi babanjije mbere yabo kandi baragiye birakunda, bagiye bazi ko ari byoroshye ariko baragiye. Rero nagira ngo mbwire n'abandi ngo mube maso musenge, igikenewe cya mbere ni uko tuba maso. Reka tubabwire ngo rero twababwira ko turi kumwe namwe, turabakunda. Ibiganiro byacu nakagaruka, ube maso uko bukeye uko bwije, tuzajya dukomeza tubagezaho update. Kandi reka tubabwire ngo uko umwami Imana azagenda aduhishurira cyangwa se tumenya amakuru, tujya tubabwira ikigezweho. Imana ibamugisha. Reka tuvuge ngo mugubwe neza aho muri hose, mugire weekend nziza. Imana barindire imiryango, Imana ibagarareho, abarwayi bakize, abafite ibibazo n'intambara Imana ibarwanirire, buri muntu wese mu mwanya we abone kugira neza kw'Imana. Umwami Imana abishimire. Shalom, ciao ciao. Yes, reka tubashimire mwese abakunda kudukurikira mwese, abakunzi b'umusaraba wa Kristo. Ndagira ngo mbabwire ko uyu ari umwanya mwiza wo kugira ngo tubasuhuze, tubabwire ngo mpande murimo zose, haba ari hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, reka tuvuge ngo Imana ibishimire. Mbona no kubwira abari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, ibihe bitaboroheye, babwire ngo nimwihangane, Uwiteka azabarengera, kandi ijuru duhamagara ni ukuri turaryinginga ngo ribishimishe ibyishimo bingana n'iminsi mwababarijwemo. Ijambo rikomeye nkunda kubwira abantu ni ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Humura rero, hari igihe